ndangurura bigwi niyarutuye garagane nyir'urugega ruvuga nk'indamutso ngeze mu nkomane za Nyakarengo nje kuvuga imyato gishima gicweye n'akamanangahe yewe ga yaragiye no kwa Musinga wehe wizakorenda wehe gahora n'Imana mbega Musinga rwizakorenda nkiteyana. Abakunda kureba ibiganiro byacu twongeye kubasuhuza. Muri iki kiganiro turabagezaho ibirebana n'ubutegetsi bwa gisirikari Ububiligi bwashinze mu Rwanda, Abadage bamaze gutsindwa muri icyo gihugu nyine. Icyanazwe ubwo butegetsi kurusha ibindi cyabaye kuburabuza umwami Musinga bamurega ibirego bidafitiwe gihamya. Mwasanga inyandiko twifashishije muri iyi video mu gika cyitwa description kiri munsi y'iyi video. Bagabanyije u Rwanda mu intara ebyiri ngo babashe kurutegeka. Intara y'Iburasirazuba yari ifite icyicaro i Kigali, n'intara y'Iburengerazuba yari ifite icyicaro ku Gisenyi bitaga Gisenyi, maze zombi zikagengwa n'ubutegetsi bwa gisirikari bukuru bwari bufite icyicaro i Gitega mu Burundi. Buri ntara yari igizwe n'uturere twa gisirikari twari dushinzwe gutegeka abaturage kwifashishije abatware bari bahasanze. Mu byari bigamijwe harimo no kuburizamo Musinga n'ibwami muri rusange mu miyoborere mishya ishingiye ku bya gisirikare. Bivuze ko abo Babiligi bagomba gukorana n'abatware batanyuze kuri Musinga, ku buryo ibwami basigara mu cyeragati nta nshingano bafite. Bakaba barabikoze bakimara gutsinda guhera muri Kamena 1916. Ibyo bikaba byerekana ukuntu batinyaga ibwami, kuko bari bazi neza ko bashyigikiye Abadage, ko bashyigikiye mu mirwano kandi ko n'ubu bakibashyigikiye. Bityo bakabona ko ibwami bashobora kuzakomeza kubarwanya. Hari za raporo zerekana uburyo batinyaga ko Abanyarwanda bakwanga kuyoboka Ababiligi mu Burengerazuba, kuko zasesenguwe na Professor Rumiya. Nko muri Gisenyi, mu misozi y'umutware wa Kadigi, abaturage nta kibazo bigeze batera, kuko ngo basanga aho bakorera bakabaregera. Kuza kubaregera bikaba byari ikimenyetso cy'uko babayobotse. Naho mu misozi yindi ngo nta kibazo bageze ku Babiligi, ariko bakavuga ko Ababiligi nyine bakavuga ko biterwa nuko hari kure y'ibiro by'akarere ka Gisenyi, akarere ka gisirikare ka Gisenyi. Ngo abatwa ngo nibo batezaga umutekano muke, kuko bategaga abakozi b'Ababiligi n'abandi bagenzi bakabambura imitwaro yabo. Naho mu Ruhengeri n'i Nyanza babahaga amakuru bavuga ko abaturage bishyize hamwe ngo barwanye Ababiligi. Icyangugu bitaga Shangugu ngo niho hari umwuka mubi cyane. Wo gusuzugura Ababiligi byatumye bafungira i Nyanza umutware Rwidegembya bashinjaga kuba ari utera umwuka mubi, ngo bagomba kubyara imvururu zo kwigomeka ku Babiligi ku ya 10 z'ukwezi kwa 10 1916. Ariko nyuma yo gukora iperereza mu baturage basanze muri uwo mugambi wari baringa. Mu Ruhengeri, akarere k'Umurera ko ntikumvaga Ababiligi na busa, ngo bahoraga bategereje ko Abadage bagaruka. Bitashoboka bakayoboka Abongereza, kuko babonaga ko babarutira Ababiligi. Babonaga Abongereza n'Abadage baruta Ababiligi. Igitangaje ni ukuntu bashaka gutegekwa n'Abadage kandi rero bishe Rukara.
Rukara rwa Bishingwe uhoze n'umutware wabo. Bakaba barabiterwaga n'uko hari ingabo nke z'Abongereza zavaga muri Uganda zikaza mu Ruhengeri, zikamara igihe zigasubira Uganda ziyobowe n'uwitwa Abdallah wari umutware i Kabare. Ngo byamworoheraga guhura n'Abanyarwanda abinyujije ku mugore w'Umunyarwandakazi wari uhazi neza. Abarashi bo mu Gahunga mu kibaya cy'ikirunga cya Muhabura hafi y'umupaka na Uganda, ngo buri gihe barahungaga iyo banaga Ababiligi baje babasanga. Umutware wabo witwaga Nyirinkwaya yaravugaga ngo amukize Ababiligi, akongeraho ko ari umuntu wa Abdallah kuko Abongereza ngo bari baramuhaye amashyo y'inka, bigatuma aribo areba akabona ko aribo bazakorana neza. Byatumye umukuru w'Ababiligi mu Ruhengeri yohereza Umubiligi gutura mu Barashi ngo bateshe Abongereza. Igitangaje ni uko muri izo raporo batavuga ukuntu abaturage bahonga mu Burengerazuba bari barazahajwe n'inzara ya Rumanura yari yaratewe n'iyo ntambara bari barashoje. Birakwiye kumenya ko Ruhengeri na Nyanza byari mu ntara y'Uburengerazuba icyo gihe, aho kuba nk'uko bimeze ubu ngubu mu majyaruguru no mu majyepfo. Haba ku Gisenyi, i Rubengera hamwe n'i Nyanza, umugambi wo kwamagana Ababiligi wari ibihuha. Aho byari ukuri ni mu Ruhengeri, mu karere k'Umurera mu Barashi. Ntabwo bigeze bakangwa na Kapiteni Delaye wari waroherejwe aho ngaho kuhazana amahoro, ariko bakanga. Ni ukuzana amahoro ku ngufu. Ubundi amahoro ntabwo atangwa ku ngufu. Muri rusange, nyuma y'iperereza nta bimenyetso by'ukuri byabonetse bishobora kuba byagaragaza ko abaturage batishimiye Ababiligi, ariko Ababiligi bakaba barasaga n'abadashaka kubyemera. Bakimara gufata Nyanza ku ya 19 z'ukwezi kwa gatanu 1916, na nyuma y'uko Musinga abamenyesheje ko abayobotse ko ariko nabo bagomba kurekeraho gusenya u Rwanda, Ababiligi bacishije make. Nyuma yo gushinga hafi y'ibwami icyiciro cy'ubutegetsi bwa gisirikari, basabye Musinga kubereka aho Indugarugari ziri, bagamije kuzambura imbunda, ari nako bazifatira ibihano kuko zabarasheho ku ijwi no ku Nyundo. Hari abajya bavuga ko ibibi bamwe mu Banyaburayi bakoze muri Afurika babaga babifashijwemo na bamwe mu Banyafurika bahasanze. Ibyo ko Musinga acumbikiye Indugaruga byavuzwe n'uwitwa Bakirangwa mwene Bushako. Umwami yari yatondesheje Indugaruga ku buryo byabazaga izindi ngabo, bigatuma zigira ishyari. Mu bari bafite ishyari harimo n'uwo nguwo Rwakirangwa rwa Bushaku bategekaga Ubugoyi. Bushaku yategekaga Ubugoyi, akaba uwo muhungu we akaba yararegeye Ababiligi ko Musinga ayishe Indugaruga hamwe n'imbunda. Bushaku yari umutware w'Ubugoyi, akaba n'umutware w'ingabo zitwaga Imvuzarubango, bishatse kuvuga ngo ijambo ni ry'amacumu, nta kindi bakeneye kumva ku rugamba. Zashinzwe n'umwami Mutara wa II Rwogera. Ubukoloni bwasanze izo ngabo ziri mu Bugoyi no mu Bufumbira, aho zari ku rugerero rw'ahitwa i Bukimbiri hafi y'umujyi wa Kabare muri district ya Kabare nyine muri Uganda. Ubufumbira bumaze komekwa kuri Uganda mu mwaka w'1990, zimwe mu ngabo zagumye Bufumbira, izindi zigaruka mu Bugoyi mu Rwanda zitwawe n'umutware Bushaku uwo nguwo. Bushaku kandi yabaye n'umutware w'ingabo zitwaga Inkaranka, zari zaromowe ku mutwe w'Abakemba, maze umwami Rwabugiri akazigira umutwe ukwawo.
bwari uburyo bw'uwo mwami yahisemo bwo gutatanya ingabo z'Abakemba zari zitwaye nabi mu gitero cya mbere cyo kwijwi, ari nacyo bise igitero cya Nyirakigeri, kuko twigeze kubibabwira muri video yitwa Nyanza Mwima igitero cya Nyirakigeri. Wakiranwa rero umuhungu wa Bushaku yaregeye Ababiligi ko Musinga ahisha Indugaruga, kuko yari yaragize ishyari y'ukuntu Musinga yari azitonesheje kandi batarimo. Komanda wa zone y'Iburengerazuba asaba Kapiteni Philipin wari shefu w'akarere ka Nyanza gutegeka Musinga kwerekana aho Indugaruga ziri kandi akazaka imbunda akaza Ababiligi. Nkuko twabibabwiye mu yindi video, Musinga yari yasabye Indugaruga guhisha imbunda i Buhimba, ubundi azohereza imyenda ya gisivili isanzwe igomba gusimbura ya gisirikari mu gihe asubiye i Nyanza. Bivuze ko Musinga yarazi neza aho imbunda ziri. Naho ibyerekeranye n'Indugaruga ntari kuzimenya, usibye abasanzwe bari bazizi, kuko zari yambaye imyenda ya gisirikari, zitanga intwaro, zivanga n'abaturage basanzwe. Byatumye Musinga abwira Kapiteni Philipin ko atazi aho imbunda ziri, ariko amwereka imbunda 30 za pisto yari afitiwe mu nzu ye. Kapiteni Philipin yanze kuzifata ngo kagerekanye n'izindi zose akazifatira rimwe. Biza gukara ubwo komanda wa zone y'Iburasirazuba yemeje ko hari imbunda 25 Musinga yohereje umwami witwaga Kasusuro, bitega umwami wa Karagwe, nubwo atari byo. Ku rundi ruhande bakavuga ko umutware Gisazi wo muri Cyangugu yaratunze imbunda 45. Ibyo byose biba byo bitaba byo yari bigamije gutsinda burundu umwami Musinga barega gushyigikira Abadage. Byageze naho abapadiri bera bamubeshyera bamurega kwiba imbunda mu bubiko bwazo bw'Ababiligi, kandi tuzi neza ko umubano we namwe mu bakuru bakize Gatolika barangwaga n'amakimbirane buri gihe. Hakurikiyeho ikibazo cya Yengayenga. Muri Gashyantare 1917 Kapiteni Philipin yakwije hose ko hari umutasi w'Abadage witwaga Yengayenga, ngo bamufatanye lisite y'abaturage 200 bishwe n'Ababiligi, akaba ngo yayishyiriye Abadage bazayihereho barega Ababiligi ko bazanywe no kwica abaturage. Gataraka ahamya ko iyo lisite ariyo koko, ko yakozwe n'umukarani wa Musinga, ariko akaba yaragamije kugusha neza Ababiligi ngo arekure se Rwidegembya. Hanyuma Kapiteni yabiha agaciro abagiriyemo inama na Padiri Hutsingeri w'Isave. Bwari uburyo bwa Gataraka bwo kwereka Ababiligi ko ari kumwe nabo, ko atari kumwe na Musinga. Hari abashobora kubibonamo ko impamvu yari uko Gataraka yari umwega, maze akabona muri ubwo bushyamirane ubu guhangana ko begana Abanyiginya. Gusobanura ibibazo biriho ugendeye ku bwoko, bica ku ruhande ibiri ibibazo by'ingutu. Mu batware baje kuva ku ruhande rwa Musinga harimo na Nturo wa Nyirimigabo, Umunyiginya wahoze ari umutondo ukomeye w'umwami Rwabugiri. Ntaho byari bihuriye n'ubwoko rero. Mu kwezi kwa Werurwe 1917 Kapiteni Philipin arega Musinga gucura umugambi wo kuroga abazungu b'i Kigali, ashyirishije uburozi mu biribwa byohererezwaga Ababiligi i Kigali. Byatumye Ababiligi bafata abatware bamwe na bamwe babashinja ko ari Musinga akoresha. Mu bafunze harimo Gashamura, umwiru w'Umutsobe wari wa kabiri mu cyubahiro nyuma y'umwami n'umugabekazi. Kapiteni Philipin ntiyahagarariye aho, yakoze urutonde rw'abantu ngo bishwe na Musinga abaroze, asoza yandika ko Musinga asuzugura ubutegetsi bw'Ubabiligi,
ko ngo ahora ashaka kwerekana ko ari umutegetsi w'ikirenga, ababiligi bakaza ku mwanya wa kabiri. Byatumye komanda w'umubirigi wa zone y'Iburengerazuba asaba ko bageza Musinga imbere y'ubucamanza bwa gisirikare. Yabivuze muri aya magambo ngiye kugerageza gushyira mu Kinyarwanda nyavana mu mwimerere w'Igifaransa. Ati igihe cyose Musinga azaba adafunze, ibyo tuzakora byose bizaba ari uguta igihe. Ntabwo tugishidikanya ko ari icyitso cy'umwanzi, ubwo n'Abadage yavugaga, kandi dufite ibimenyetso by'uko ategura umugambi wo kuzaroga Abanyaburayi bose. Ati ndabizi neza. Ati dufite ibimenyetso bihagije byatwemerera gutegura ibirego tuzajyana mu rukiko. Ibyo ni byandikiye bagenzi be abasaba kwitegura kuzashinja Musinga. Iyo baruwa iri mu bubiko bw'inyandiko i Buruseli. Nimero ya dosiye yayo muyisanga munsi y'iyi video mu gika cyitwa description. Komanda Van Aert yumvagamo ubugabo bwatuma ajya kurega Musinga mu rukiko rwa gisirikare, kuko hari bataliyoni ya 4 yari ishinzwe u Rwanda, ikaba ari iyobowe na Komanda Delma. Bateganyaga ko nibajya kumurega bazashinga iyi bataliyoni kuzagota aho azaregerwa, ngo abaturage bamushyigikiye batazabona aho baca baje kumufunguza, dore ko byari biteganije. Kampani y'i Remera yagombaga kujya gutiza imbaraga ya Kigali, yari iri ahari kuzitwa ka Kigali. Byumvikanye neza ko Remera leta ari mu mujyi wa Kigali. Hari umwaka w'1917 yagombaga kugota i Nyanza no hafi yaho kugira ngo izarwanye ingabo zava muri Tanganyika zije gutabara Musinga ziturutse i Karagwe. Naho i Rubengera, naho y'Ikingogo yagombaga gukumira abagoyi, abarera n'abakundiza baramutse bashatse gutabara Musinga. Naho i Rubengera yagombaga gucunga umutekano, icyo bitaga umutekano bo mu karere kari hagati y'Ikivu n'umugezi wa Nyabarongo. Iyo myiteguro y'Umurengera irerekana urwego Ababiligi batinyagamo Musinga, kuko bumvishaga ko afite abasirikari bashobora kumugwa gitumo. Uwo mugambi wogejeje kuri General Marifete wari umukuru wabo, arabyanga, yanga gufata Musinga. Ariko ntiyabyanze ari ukumugira impuhwe cyangwa se kumugira umwere, ahubwo yasanze nta bubasha bafite bwo gufunga Musinga, kuko nta burenganzira bushingiye ku mategeko bari bafite bwo gutegeka u Rwanda. Yateganyaga kandi ko mu masezerano y'amahoro azasoza intambara Abongereza bashobora kubigenderaho hamwe n'Abadage, bakashobora kubigenderaho bakabarega ko bafunze umwami bamurenganya, bigatuma banga kubarekera u Rwanda bitwaje iyo mpamvu. Generali yabarushije kureba kure.
General Marfet yagizweho komiseri royal n'iteka ry'umwami w'Ababiligi ryo kuwa 22 z'ukwezi kwa 11 1916. Yakurikijeho kugabanya ubutaka batsindiye mu bihugu bine, aribyo bise residence y'u Rwanda, residence y'u Burundi, teritwari y'Ubusubi na district ya Ujiji. Bivuze ko ari wari umutegetsi w'ikirenga w'ibyo bihugu. General Marfet yihutiye gushinga bise residence belge au Rwanda, biciye mu itegeko bita ordonnance législative numero 2/5 ryo muri Mata 1917 ryemezaga uko ubutegetsi bugomba kuba buteye. Ingingo ya 4 yemera ko Musinga ari we muyobozi w'ikirenga w'umunyarwanda, ariko akaba ari munsi ya rezida mu bikorwa bya politiki n'iby'ubucamanza mu buryo bushingiye ku muco no ku mabwiriza. Ayo mabwiriza akaba ari komiseri royal. Iyo ordonnance niyo yagenze imitegekere ya Rwanda Burundi kugeza mu mwaka w'1943, isimbuwe n'itegeko bita ordonnance législative numero 387 ayimo yo ku ya 4 Ukwakira mu mwaka w'1943. Ni ukuvuga ko iyo ngingo ya 4 ariyo imiyoborere y'u Rwanda yagendeyeho kugeza mu 1943. Iyo tegeko riboneka muri bulletin officiel du Rwanda Burundi numero ya 4 yo mu mwaka w'1924 ku rupapuro rwa 5. Iyo tegeko ryo mu 1917 ryerekanye ku mugaragaro ko Ububiligi bwemeraga inzego z'ubuyobozi busanze mu Rwanda, ariko bugapfobya ingoma kuko butitaga Musinga umwami, ahubwo bamufataga nk'umukozi usanzwe, umutware w'agahugu gato kari mu butaka bwa teritwari ya Rwanda Burundi, hariwe Sirita. Bamwitaga Sirita ari kugira ngo bamupfobye, kuko Sirita ari mu rwego rwo hasi ugereranyije n'umwami. Ntibyatinze General Marfet agira Major de Clerc, perezida wa mbere w'Ububiligi, maze nawe atangira imirimo i Kigali ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4 1917. Inshingano ye ya mbere iri kuvanaho intara ebyiri zacaga u Rwanda mo kabiri, maze bagasubiza Musinga igihugu cyunze ubumwe. Iyo tegeko ryatezaga ikibazo gikomeye mu mitegekere. Hari kwemera inzego z'ubuyobozi usanze, warangiza ugapfobya umukuru w'izo nzego. Ibintu byavuguruzanyaga. Guha umuyobozi mukuru kuzuza inshingano za politiki n'iz'ubutabera yemerwa n'umuco, kandi ukamusaba kumvira rezida na komiseri royal w'Ababiligi batazi iby'umuco w'u Rwanda. Ni gute yari kurikiza umuco w'u Rwanda kandi akubaha rezida na komiseri royal batazi iby'uwo muco? Ikindi ni ukwitwa umwami w'u Rwanda kandi uvugirwamo na rezida na komiseri royal. Ubwo se wagura umwami gute? Iyo tegeko ryahaga Musinga ububasha, ari nako riramumwambura icyarimwe. Bikaba byazamuye ku rwego rwo hejuru amakimbirane yari hagati ya Musinga n'ubutegetsi bw'Ububiligi. Ubushyamirane bwongeye kugaragara cyane cyane haje rezida wa mbere w'umusivili Van den Eede asimbuye Major de Clerc mu 1919. Van den Eede yasanze residence belge yayimuriye i Nyanza, barabivanye i Kigali, ariko aza gusanga atazashobokana na Musinga. Amaze kubona ko Musinga atamushaka i Nyanza, yahisemo gusubiza residence i Kigali. Musinga ntiyashakaga uza kumutegekera i Nyanza. Ntacyo byahinduye, kuko muri buri teritwari habagaho bitaga délégué du résident, ni ukuvuga intumwa ya rezida. Ariko i Nyanza hari undi bitaga
résident délégué du résident auprès du sultan. Habaga hari intumwa ya résident muri buri territoire, ariko Nyanza hakaba ebyiri, imwe ikaba ishinzwe territoire yose, indi ntumwa ikaba ishinzwe Musinga gusa, ishinzwe gucunga neza ibyo akora, kumurebera hafi kugira ngo bamumenye neza. Abazwi cyane ni Defawe, Erinat, bari barahindura izina rya Bwanakweli. Musinga yashoboye kwirukanisha Defawe i Nyanza, ariko ntiyashobora kwirukanisha Erinat. Erinat yashakaga kumenya buri gihe icyabereye kwa Musinga cyose, ko kuneka Musinga byamuviriyemo izina rya Rurenge. Bivuze umuntu ugenda buhoro buhoro yomboka, asa n'uwihisha ngo abantu batamubona. Erinat yahanganye cyane na Musinga ku buryo bari baragabanya abayoboke, kuko bamwe mu batware bageze aho bayoboka Erinat kuko babonaga Musinga atazamushobora. Ubutegetsi bwa gisirikare bwarangiye gute? Mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na gatatu, League of Nations iha Ububiligi manda yo gukoloniza u Rwanda n'u Burundi, mbere y'uko inteko ishinga amategeko y'Ububiligi ibyemeza mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na kane. Ibyo byari bivuze ko Ububiligi bwari buhawe gutegeka u Rwanda biciye mu mategeko mpuzamahanga, biciye mu nzira zemewe, kuko ubwo Ububiligi bwahawe u Rwanda na League of Nations. Mbere y'uko byemezwa na League of Nations, League of Nations ni umuryango w'ibihugu ubanjirije umuryango w'Abibumbye tuzi muri kino gihe. Mbere y'uko byemezwa na League of Nations, Ububiligi nta bubasha na buke wari bufite bwo gutegeka u Rwanda. Ntibyatinze Ububiligi gushyiraho itegeko rigenga u Rwanda, ubutegetsi bwa Rwanda Burundi, ariryo tegeko ryo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 1925, ryashyizwe mu bikorwa guhera ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 3 1926. Iryo tegeko rigizwe n'ingingo zidasobanutse neza ku buryo zigeze guhembera umwuka mubi mu mikoranire ya Jean Paul Haruwa wari guverineri w'u Rwanda n'u Burundi n'umwami Rudahigwa, nubwo batari ku rwego rumwe. Byerekeye n'uwo mwuka tuzabibagezaho mu biganiro bitaha, kuko byabaye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu na karindwi. Ndangurura bigwi niyarutohe, garagane nyir'urugega ruvuga nk'indamutso, ngeze mu nkomane za Nyakarengo, nje kuvuga imyato gishema ry'icwehe. Nakamanangahe yewe ga yaragiye, no kwa Musinga wehe rwizakorenda wehe, gahora n'Imana mbega Musinga rwizakorenda nkitiyamzaye, nshuti yamzaye ngo abyiyahetse, gahora n'Imana mwami w'i Rwanda we.